Alright. Reka nongere mbaye kaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dukomereje ku gice cyacu cya gatanu ari nacyo gice cya nyuma. Dutangiye tubona rwose uyu muhungu yaragiye, uyu mugore ahita mukurura. Ese yarari kumubwira ngo iki? Yatangiye amubwira ko yashakiye umugore akazi, kandi ako kazi umugore agomba kuzajya agakora shift ya nijoro. Birumvikana ko kumushakira akazi ko gukora nijoro ari ukugira ngo yigarurire uyu mugabo rwose bajye birarira mu byabo. Mbibutsa ko uyu mugore yabeshye uyu mugabo na murumuna we ko umugabo we yapfuye, kuko ntabwo baherukanaga rwose. Akimara kubabwira ko umugabo yapfuye, baje kumusura mu rugo iwe, arabakira rwose, ariko yakomeje kwigarurira uyu mugabo wa murumuna wiwe. Ese byakomeje gute? Nkwibutsa gukanda subscribe rwose nimba utarayikanda, kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Njye mukomeje kubana ni Birasa Official. None rwose umugore yaratwawe ntabyumva, urabona rwose aba yishimiye uyu muhungu bitangaje. Ese bizakomeza gute? Uyu mugabo urabona rwose yicaye hariya n'umugore wiwe, ari kubwira umugore we, mbabarira, ni ukuri byarantunguye kukubabaza kariya kageni. Nakubwiranye umujinya, ariko mbabarire. Ntago rwose byaturutse ku mutima. Twageze hano mu mujyi, ndahakunda, rero kumbwira ngo dusubire mu cyaro numvaga rwose, numvaga bidashoboka. Numvaga ngomba gushaka akazi tukaguma hano mu mujyi rwose. Ni ukuri mbabarira, ngusabye ntakamba, mbabarira. Rwose urabona ko uyu mugore yakundaga umugabo we birenze. Yatangiye amubwira, ndabizi rwose warambabaje, ariko urabizi ndagukunda cyane. Ntabwo rero nakanga rwose kukubabarira, ndagukunda, kandi narakubabariye rwose. Namenye yuko atari wowe. Hano mu mujyi ntabwo ari ahantu heza rwose. Ntabwo nshaka ko aba bana bo mu 2000 bagutwara. Ubuzima bwo mu mujyi burahenze mugabo wanjye. Ni ukuri gerageza uhinduke. Sheri, ni ukuri urakoze kumbabarira. Nari nakuguriye aka ni akazawadi nguhaye, kugira ngo nawe uze kureba ukuntu wigenza rwose. Ni ukuri urakoze mugabo wanjye, kandi ndagukunda, ndagukunda rwose. Urabona rwose bamaze kwiyunga, urukundo rwongeye rwagarutse. Urabona bari mu ntebe hariya, uyu mugore yatangiye abwira murumuna we ko kuba mu mujyi udakora atari ibintu byiza rwose. Ntabwo ari ibintu byiza. Niyo mpamvu nahisemo kugushakira akazi. Sister wanshakiye akazi.
akazi kameze gute? Nagushakiye akazi hariya muri kampani, ariko ako kazi bavuze ko agahari ari ako gukora nijoro ugataha mu gitondo. Sisita, nimba ari ako kazi rwose kitwarire, ntabwo nkakeneye. Njye mfite umugabo, ngende nimugoroba, umugabo musige mu rugo ngo ngaruke mu gitondo. Ninde uzamwitaho? Ninde uzamwitaho? Njye sinabyemera rwose, aho kugira nkore ako kazi byarorera rwose. Ngende mu gitondo, ngende nimugoroba, ijoro ryose umugabo namusize mu rugo. Uragira ngo umugabo wanjye atwarwe n'aba bakobwa bo mu 2000 rero b'utwana dutoya? Ndabizi rwose umugabo wanjye ntago namusiga. Ako kazi karorera. None uragira ngo bigende gute? Hano mu mujyi urabona buri munsi urambwira ngo ninguhe amafaranga, ujye guhaha. None urumva uzakomeza kubaho muri ubwo buzima kugeza ryari? Ndabizi ko ubuzima buzahinduka, ariko ntago rwose najya gukora akazi ko njya gukora umugabo nkamusiga nijoro wenyine. Ibyo ndabyanze. Nawe uzagenda ugakora ako kazi singashaka. Umukobwa rwose yabaye ibamba, amubwira ko ako kazi atagakeneye. Akazi yarakanze. Urabona rwose turi aho, ari kwishyiraho ibirungo, make-up sinakubwira. Akiri kwishyiraho ibirungo, umugabo we yaje kumuhamagara, amuhamagara kuri telefone. Hello baby, meze neza, amakuru yawe? Nanjye meze neza, nta kibazo. Nagira nkubwire ko ngiye kugaruka vuba aha, ngiye kuza rwose, dukomeze kurera abana, nawe nkube hafi. Urabona ko igihe gishize ari kinini rwose. Ngo ugiye kugaruka? Ngiye kugaruka rwose, igihe gishize ni kinini. Nta kibazo rwose, ariko ni ukuri ndagukumbuye sheri. Wari umaze iminsi rwose narakubuze. Urabona rwose ubwoba bwahise bumutaha, yabuze icyo yakora n'icyo yareka. Ibibazo bimubanye byinshi, ntabyumva rwose. Ese yabigenje gute? Komeza rwose ukurikire inkuru yacu kugeza irangiye, mbibutsa ko iki gice ari cyo cya nyuma rwose. Nureba iki gice kikarangira, urakuramo amasomo rwose, urakuramo isomo. Akiri kwibaza icyo yakora, yahise abireka rwose. Urabona ko yagiye kureba uriya muhungu. Ese yari agiye kumubwira ibiki? Urabona rwose umuhungu aba yifitiye ubwoba, ntago azi icyo yakora. Umugore urabona rwose ko
we imipango yiwe iba iri kugenda neza nta kibazo aba afite, arakomeza kumubwira, amubwira ibyifuzo byiwe. Umuhungu ariko yakomeje kugira ubwoba, kuko ntabwo yiyumvishaga rwose ko uyu mugore ari we wamushakira inzu yo hanze rwose yo kuzajya bahuriramo nk'uko uyu mugore amaze kubimubwira. Ese ari wowe wabigenza gute uhuye n'umugore umeze gutya rwose? Urabona tukiri mu muhanda, abafashe isafari hari aho bagiye, urabona rwose baratembera gake gake, hari uwabakurikiye, hari uri kugenda rwose abakurikira. Ese byakomeje kugenda gute? Urabona baratembera rwose nk'umugore n'umugabo, urabona ko bishimiranye rwose. Umugore ari kumujyana aho yakodesheje iyi nzu bazajya bahuriramo, barabanje bararebana, barinjira, n'uyu muhungu nawe wari uri kubakurikira yaraje rwose arabareba, arabagenzura neza, afata amafoto bari kumwe. Urabona rwose ko binjiye, wow, mbega ahantu heza, mbega igitanda, mbega we, ni ukuri rwose nishimiye ukuntu uba wanyitayeho, uba warebye kure rwose. Aha ntabwo tuzongera kugira ikibazo cyo kwihisha rwose, uba wanshimishije rwose. Sheri, ngukuriye ingofero rwose, ntabwo nari nzi ko utekereza gutya pe. Urabona rwose batangiye guterurana, umuhungu yaramuteruye amushyira ku gitanda rwose. Urabona ko imikino yahise itangirira aho ngaho. Wa muntu wari uri kubakurikira nawe yafashe telefone ahamagara umugabo w'uyu mugore, yaramuhamagaye rwose amubwira ko rwose bahura, yamaze kubona wa mugabo uri gukomeza gusambanya umugore wiwe. Urabona rwose bari bifashe neza, bari mu gitanda baganira. Ni ukuri rwose wagize neza gushaka aha hantu tuzajya duhurira rwose. Hariya mu rugo hari habangamye, nta kwisanzura, ntaki rwose. Ni ukuri ureba kure pe. Erega ndagukunda, niyo mpamvu nanjye mba nagerageje kugira ngo ngushimishe. Bakiri ku gitanda hari uwakomanze. Ese ninde wakomanze? Bakomeje kubazanya ninde
hari umuntu uzi ko turi hano? Ntawe. Ubwo ni landlord rwose, wasanga ari nyiri iyi nzu uri gukomanga areba ko wahakodesheje yahageze. Okay, ngaho genda urebe uri gukomanga rero. Genda urebe uri gukomanga. Umugabo rwose yaragiye ajya gukingura ngo arebe uwari uri gukomanga. Agikingura yatunguwe no kubona rwose abagabo babiri binjira, uriya yinjiranye n'uriya mugore. Abagore rwose muhaga vuba. Wibagije ibyo nagukoreye byose, nguhaye inzu, amafaranga warujuje kuri banki, urangije uraza kuryamana n'aka gahungu. Okay, wowe ninde? Ni ukuri rwose mumbabarire, njye nitwa Mayigu. Nakubajije ngo wowe ninde? Isobanure. Nkuko nabivuze nitwa Mayingu rwose, iwacu ni iriya mu cyaro. Uyu nguyu ni shemeji wanjye, ni umugore wa murumuna w'umugore wanjye, wa mukuru w'umugore wanjye. Rwose njye nta cyaha mfite. Uyu mugore yatubwiye ko umugabo we yapfuye kera, nta nubwo ari njye wamushakaga rwose, niwe waje anshaka ambwira ko nta mugabo afite. Ubwo rero ni ukuri murandenganya. Wagiye kuvuga ngo narapfuye? Narapfuye? Uri kubyinira ku mari yanjye, nirirwa nkora mvunika, none ngo njye narapfuye? Ariko abagore b'iki gihe mwabaye gute koko? Ngo njye ngo narapfuye? Nta n'ikibazo rwose uba ufite? Urabona rwose babuze uko babigenza. Reka nkubwire wa muhungu, uyu munsi wari wasenze cyane, kuko wumva namaze kugukorera ikintu mu mateka yawe utazibagirwa na rimwe. Ngira ngo wumvishe ibyo boss yavuze. Boss yavuze ko nta kintu na kimwe ugomba kujya, ntushobora no gusubira muri ruriya rugo rwiwe. Nimba ari imyenda wasizeyo, iyo yibagirwe. Wowe icyo ugomba kugendana ni iyo myambaro wambaye. Uranyumva neza? Nawe mugore, niyo ngiyo rwose, utazibeshya ngo urishuka ngo urasubira mu rugo, kuko uramutse wibeshye nakwica bikarangira. Reka rwose, reka twigendere. Urabona rwose babasize aho mu nzu,
barigendera rwose. Umugore yakomeje kurira abana, Mana koko nzajya hehe, nzajya hehe ko birandambiwe rwose, ntago mbyumva. Mana, none kugira ngo tubigenze ute ko nta n'amafaranga mfite? Inzu yanjye barayinyatse we, Mana we. Ni ukuri rwose iyo menya nari kwituriza nkigumanira n'umugore wanjye. Umugore yakomeje kurira rwose, arira atakamba rwose, ubona ko hari ikibazo rwose, ntiyumva aho agomba kwerekeza, ntiyumva uko azabivuga. Ese byaje kugenda gute? Byarabashoboye rero, umugore ahitamo no kwirukana uyu muhungu rwose, amusohora muri iriya nzu, amubwira ngo genda singushaka. Ni uko nguko rwose igice cyacu kirangiye, naha inkuru yacu irangiriye. Nimba utararebye igice cya mbere kugeza kuri iki gice cya 5, link iri hariya muri comment rwose, yo kuva ku gice cya mbere kugeza ku cya 5, ugerageze uyifungure urebe witonze uko byatangiye. Umuhungu rwose byatangiye ari umwana mwiza mu rugo, ariko umugore akihagera yaje kumushyukashyuka akajya amurarana rwose. Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Njye mwari kumwe ni Birasa Official.